turagumana umwaka wa mbere wa kabiri uwa gatatu nguje kurangira umuhungu abarane bijanye na za beauty none naje nshaka kuzabyiga ko numvaga nyine nabikora ko ntatuntuze tubino cyane yego umuhungu abarambwiye ngo iduka ni siryiwe ngo niryo munyagihugu ako mwabantu mwe mwazaza muvugisha ukuri ziki ico kintu za nshibuka ngatangara iduka niryiwe abarambwiye ngo no dusubiye inyuma gatoya nakubwiye ngo ushobora gukorana na mwene wa. Hello guys, muraboneza nshuti bavandimwe wa King Power TV 1. Tubahaye ikaze kuri King Power TV 1. Niba utarakanda subscribe uze kwakanda. Nabakanze turabashimiye cyane muri abantu b'ingenzi cyane kuri twebwe. Turabakunda cyane kandi turabubaha. No kuvuga ngo uno munsi wa none twabazaniye umutumirwa mbere yuko abibwira tubasuhuza cyane tubabwira ati yambu aho merereye hose abari muri Kongo, mu Bugande, mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, muri Afrika yose, ku bantu bose bumva ururimi rwacu tuvuga, ku bantu bari muri Amerika turabasuhuje kandi turabakunda kuba mudukurikirana cyane, muri Australia, muri Europe, ahantu hose yagiye atandukanye, no mu Bushinwa barahari turabasuhuje cyane. Harimo abakunzi bacu bari mu Bushinwa kugira ngo uri impunzi. No urinze ko babikubwirira iwanyu se watashe se aha niho bagomba kubikubwirira ahangaha cyane uri no mu kazi akamubwira ati wowe naje byambayeho man so bintu bibaho man ugasanga nyine cyagihe tuvuge wakeje nawe ukamubwira ati wa musore we naje uri mwene wacu nguhaya amagara yanje mugane w'abanyankore nimba zavuga ngo amagara none ukamubwira ati nkeneye ko nigisha akazi kandi tuzakorane kandi uzanigisha byinshi nzakwigiraho byinshi cyane akabikora ariko akabikora atabishaka akabikora atabishaka cyangwa abikora bishaka ariko yabona ufite umutima w'ubwenge no kumenya cyane akabona uko bamurusha. Turagusuje cyane n'abandi bose mukomeze mutwandikira comment inama zanyu turabasuje cyane. Rero kuri no munsi wa none nabazaniye ndi mutumirwa aho turibuza kuganira ikiganiro giye gitandukanye n'izo wenda twagiye tuvuga cyangwa se twagiye dukora, ariko no munsi wa none araza kubagezaho inkuru y'ukuri kabisa. Ya nshuti muvandimwe, mbere yuko uribwira abantu kuri microphone muri kumwe na King Power TV 1 hanyuma umwanya no wawe. Okay, murakoze cyane King Power. Ku mazina nitwa Ishimwe Lama, abandi umusita umufirira umwishwa w'abarundi w'abahondogo, akaba ncumbitse hano Nairobi. Ndishimye cyane kubana namwe hano. Murakoze cyane. Uvuka hehe? Mvuka ruguru cyangwa se mu Minembwe aho bita mu Karingi. Urakoze cyane. Avin cyangwa se Lama. Yes. Umusani wamenyekanye mu ndirimbo. Hanyuma twagira tukubaza ati Nairobi wagize mu ryari? Nairobi nyimazemo iminsi. Nagezemo 2014. Imyaka irenga 10. Urumva ni imyaka myinshi cyane. N'ubu ngubu turacayirimo. Yego kabisa. Ntabwo rurayo bwo kuja mba naragiye niba ndo kugenda. Yes. Bizagenda bizaza kabisa kweli. Imyaka 10 irenga neza gutya no kuduheza ama ID. Akabazo k'amatsiko. Uburyo ukigera na Nairobi muri iyo myaka kuva 2014 tuvuge nka 2015 no wamaze wenda kwamenya neza kugeza uyu munsi itandukaniro ni iri. Hari itandukaniro rihari ni ibihe nyine bigenda bihinduka gusa. Naho ubibonye umujyi biki ni bisanzwe. Yego mbona ari bisanzwe. Tuvuga ngo ubujura bw'abakera nibwo bukihari mu nyine. Oya aho ngaho kubujura. Kwara abantu bakiyabaza mu nyine. Kubujura aho ngaho bagiye ahandi.
kuko ureze twe tukigera muri kino gihugu zari ibintu bigoranye cyane ku buryo nabo no bwoko bwacu nyine kunguku uzubona bameze nk'abo batwanga so kuvuga ngo ni ibintu bahaye bakora ubu ngubu gusa ni ibintu uzahuze nino naho birahaba aha ngaha nyine niho biba aha akaba ari bandi gishaye cyangwa se abana noneho kiba gihari muri kino gihugu buruko ikintu kije tucakira uko cyaje ariko mu by'ukuri nawe aho ndi niho uri uzi kino gihugu ukuntu kimeze uzi ukuntu abanyagihugu batatwubaha umunyagihugu nubwo bavuga ngo yaguha akazi tibivuze ngo abagukunze nko kuvuga ngo yabuze umukorera akazi kwa kundi nyine natwe ruguru twavuga kandi bavuga ngo ntibakoresha bene wabo bagakoresha abiyita ko cyangwa se bagakoresha abakongo kubera iki kubera kutwizera nibwo tugiye kubifuza okay reka nkubwire impamvu nyine ubu ngubu ibyo ngibyo byari ibintu zakera man byari ibintu zakera ubu nyine hari abamaze kutwikira izina none se ngarika nkubwire mbere yo kuja muri story y'uno munsi wa none yego no kuvuga ngo tukimara kugera hano kugeza n'uyu munsi kuvuga ngo abanyamurenge bakora cyangwa se abakongo bose bakora tuno tuzi twa kinyozi yego utuzi twa salon yego utuzi tw'inzara utuzi twa protector utuzi twose kuvuga ngo barabizera pe 100% kuko hari aho twatugera ko bati nimba umukongo ufata ifunguzo fatiki bahita bagweze buri kumwe cyose ese cyo gihe kugeza n'ubundi biracari izo cyangwa ubu ngubu biracahari ariko sinovuga ngo ni hose ubu ngubu abanyakenya bagize ikindi kintu sinzi n'ukuntu wenda twavuga ngo basigaye wenda badufata muri no minsi kuko dufata nk'impunzi kuko kera twakoze tuzi kera twatangiye gukora kera hano tukigera muri kino gihugu urebye ukuntu bagufataga n'ubu ngubu wabuze akazi waba utazi akazi tacu umunyakenya bibe bimubwiye iwe ubu ngubu basigaye bareba gusa inyungu niko bimeze kandi ga n'ubu havuga ngo baheze respect n'uwikorera ku giti ciwe kuko umuntu uyikorera lazima baheze respect ibyo mpa mvuga abandi wenda baba babizi dukora tuzi tumwe cyangwa se dukora bakorera hano muri bino bice by'ino tubavande mu King Power tugiye kuja yani muri deep yego tugiye kuja indani neza mu kiganiro cacu uyu munsi wa none twabazaniye ibintu bigiye bitandukanye byiza cyane urabona ku buryo nambaye ahangaha handitse murasoma King Power TV1 izini logo hanyuma uyu nawe King Power no dupira twiza by the way mugomba ku microphone kudushigikira n'ugashaka yatwandikira inbox tukakamuheza cyane hanyuma nakuvuga ngo microphone muzamwumva neza byose tugiye kuzatubahiza ibintu bizima kweli turakwigereje kuri King Power TV1 asandi cyane tuzagaruke tuzagwezika cyane rwose hanyuma tutere story rero story wari urimo kuvuga ngo abanyagihugu ngo baratwubaha ngo mbese baratwemera ariko wowe uko ubizi ni wowe kuriya twese dukora utuzi dutandukanye nubwo twese tudukorera muri Nairobi cyangwa se muri Kenya buri muntu wese yahuye na challenge ku giti ciwe ndashaka mbwire challenge yahuye nayo kurano shobora kuvuga ati abanyakenya batwizera wenda ari uwundi muntu bizera cyane siko ariko ico nsobanura aho ngaho ndimo gushaka kukwereka yuko umunyakenya ntago ari umuntu wo kugira gute wo kwizegwa kuranumva umunyakenya uramukorera ariko nawe ubuze icyo ushaka si wowe ushaka ahubwo ubushaka ifaranga siko bimeze rero aho ngaho muri buno buzima tuba turimo hanga muri no Kenya ega tuba tumeze nkaho turi mu kana siko se rero iyi nkambi tuba turimo buri muntu wese ahura na challenge rero waruvuze ngo nkubwire ngo challenge yanje ngo niyihe nahuye nayo challenge abari nyinshi ni nyinshi cyane tubwire ariko twagerageza tukareba
uko byagenda. gerageza turebe aho duhekera. Kuko challenge ya mbere ni ugukora akazi ariko kugera muri kino gihugu ari nta kintu uzi ugatangirira zero kandi wereka umunyakenya yuko wowe waminuje. Bavyumvishe iyo niyo challenge ya mbere. Iya kabiri ni ukwinjira mu kazi ukabona yuko baguhunda ariko batagukunda mu kazi, batakwitayeho, wowe mbese umeze nkaho uri ku giti cyawe, mbese uri on your behalf, on behalf. Ese ubundi ugiye mu kazi ushaka gushimisha abantu cyangwa ushaka ku profit iyo nyungu? Oya, ukuntu bigenda buriya niyo mpamvu nakubwiye ngo buri muntu wese agira uko twara ubuzima bwiwe. Hari umuntu ubushaka ngo mukoreshe ariko ntumusuzugure, umuhezi faranga zose ukeneye, abe nubwo mubwira ngo umushara wawe tuvuge ku rugero niba ari ubihumbi 200. Ubundi abatutsi banga agasuzuguro, twebwe uko twaremwe cyangwa se abanyamurenge banga agasuzuguro. No kuvuga ngo uretse no gushakana kuva kera kose umunyamurenge ntashaka, ntabwo yakundaga agasuzuguro. Kurabyumva umunyamurenge kuva kera hose habe nabasogukuruza nta gasuzuguro bakundaga. Rero buriya kira kintu kiba kiri mu maraso, ni ikintu natwe cyadukurikiye kitubaho n'ubu ngubu kiracyari komeje kutubaho cyane. Kuranumva rero je challenge zanje nahuye nazo muri kino gihugu niho twari tugeze ngira no kuja mu banyakenya taza akazi kandi abanyakenya si bose bagira neza. Mwe sinzi ukuntu nyine mwabafasha hako si bose uzo winjira mu kazi utakazi ukagira ngo none hari umuntu uri ukwigisha tawe bakakwihorera kuko nabo bazavuga ati se uyu mukongo uje kukadufatana no wahehe. Kurabyumva kandi yewe waje muri ya mind havuga ati nje none ndi impunzi wongirira impuwe bakamfasha indugufasha aho hawe tureba cyangwa se abandi bantu baririya hanze y'igihugu bakazahamagara ngo turi mu buzima bwiza, ngo turi mu buzima bwiza tubayeho neza batazi ibibazo tuzatunyuramo. Kuko ibyo bibazo ntago ari ngombwa yenda ko umuntu yabibwira buri muntu wese, keretse abenshi batangira nyine babyumva bikarangira baje ino bageze ino bakabyibonera. Kuranumva neza King Power. Ariko muri byose Imana izidufasha ikadukomeza ikaduha ubwenge bwo kubana n'abanyagihugu bigoye kandi tukabana nabo nyine mu buzima bwose. Ariko challenge zihari niyo ya mbere, kwinjira mu kazi ari ntakuzi. Iyindi ya kabiri ukinjira mu kazi ntakuzi kurashaka icubahiro. Kurabyumva kandi gatwe niko turemwe niyo mpamvu sobanura neza kwinjira mu kazi utazi akazi uhawe ushaka. Ushobora tuvuge ku rugero ushobora kubona akazi vuga tuzi tuba hano tubaza ahangabo tuzi kwa protector twa kinyozi twinzara kinyozi atazi aroje mu zinzara twinzara tuzi kutuye tundi nitwinshi. Urumva akazi ko nyine batazakuvugisha nakizamu nawe tuzi nimbugira ubwoba aho nibugira ubwoba urumvaga nawe urumva. Ariko akazi kameze nka kinyozi ngo inzara ibintu bijanye ngo mu maduka y'abantu ubundi kinyozi bazi ko abakongo bose bazi gukora kinyozi. Uko rero ariko sinzi ko biri yego rero kubakora kinyozi nta kibazo cyane kibarimo. Ariko se uwo waruzi ko hariho nabandi banyamurenge bacuruza n'ikawa n'ubu nyine bacuruza n'ikawa? Uravugisha kuri zo barahari n'ubu ariko bikaba bibatunze ari kibazo. Abacuruza ibitenge nabo baraca bibatunze nta kibazo gusa ko ndakubwira challenge ziba zirimo. Kurano ni challenge turiho nawo akazi kariko kose aba ari akazi kandi je sinza suzugura akazi yego kuko utuzi dukora
nudusanzwe mu bandi ariko biterwa wowe stage ugezeho kuranova rero hari ahantu jewe shobora kuba wenda akazi kanje nizeye singobwo wenda uko nakavuga nzi kugakora kuko twese dukora utuzi tw'imyuga kuranova kagenda ahantu nizeye nashika gakora interview niba bayimpaye kayitsinda kuranova namara kuyitsinda kuko abari ikintu nzi kiba kimeze nkaho ari talent rero ntabwo woza habe nubwo buri boss wanje nguraza ngo nsuzugurire kuri hejuru y'umukiriya cyangwa nsuzugurire kuri iyo tara yanje nzi ko ari tara yanje nje nakubaha gusa kuko uri boss kagweza icubahiro cyawe uri boss yes ariko hari ibintu bimwe utagomba kwihanganira hose haba hari utuzi bro haba hari utuzi je rero nza ngenda kuri babantu bazavuga ngo pole ngo ndiyo mwendo urumva ngo uzoza ugenda buhoro buhoro ngo uzagera aho ushaka kugera hari abazaba bishobora bagenda nyine uko buhoro buhoro ariko njewe ahantu biba bigereye aho ngaho kumva ngo umuntu arimo kunkoresha akazi ushaka kunyigisha akazi mu bundi buryo mu buryo njewe atari ko nakize wowe ugashaka kunyigisha akazi uri boss wanje kuba boss wanje tibuvuze ngo uranyigisha akazi harakuze bagiye kunandika se ukazi nuko wabonye nawe yuko hari ikintu nagira gute nagufasha rero ikiba gihari buri challenges wagiye uhura nazo ikiba gihari nuko kubuza akazi ariko boss wa ntakabone kuranumva ahubwo akazaza kubona wowe aho ngaho ariko ntabone ikikuvamo urumva akabona yuko ikikuvamo n'undi muntu yaza akagikora ariko ntago ariko biba bimeze buriya buri muntu wese agira agaciro kiwe standard yiwe y'akazi yes bose ntago ashobora kubyuka mu gitondo ngo yamavuga ngo werama ndavuze ngo ejo twikinjira mu kazi kanje yambwiye gutyo abazi ko nubundi ntaho nzinjira mu kazi kiwe sinzora mubembereza utuzi tuba turi twinshi ni twinshi ariko usanga abantu kubera ubuzima babayemo hano tuvuga gatekereza ngo guhangayika ngo ninkareka ngo ndagira gute siko biba bimeze uzajya wiheza agaciro nkawe nk'umuntu umenye wowe standard yawe ni ihe mu kazi standard yawe ni ihe mu bantu ibyo ni ibintu biba bitandukanye ni life tunyuramo Lama utugiye challenge wagiye uhura nayo ariko kugeza akanya ntabwo uragera neza kuko ushaka ngambwira icyo ushaka waruvuze so muzumaze kuvuga ko naje tunosuswa hano Nairobi nagiye dukora twinshi tugiye dutandukanye ariko umutwe nakoze kuvuga ngo aho nakoreye hose bagiye banizera bambicizeye mu buryo wageraga hano bakagweza n'urufunguzo rw'ifaranga tuza ufungure hano gutya na gutya n'ibikora atandukanye so nukuvuga ngo twebwe ubwoko bwacu batwizeye ese kugeza n'ubu nyine ubwo se uko batwizera natwe ubwacu turizera cyangwa se turizera nabo dukorana nabo okay none kintu kiba gihari iyo topic naravuze ngo nzayivugaho gutaha nta mpamvu nyine ntari nshaka gukomeza kuyivuga yavuga ariko igihari cyo nakubwiye ngo bamwe muri twe batwicira utuzi kandi atarufunga abanyakenya batwizera baratwizera pe nta n'ubundi bwoko bizera no muri Kenya katwe uzogendere no kuri social media bari kuvuga ngo abarundi ngo bagire batahi wabo warumva bavuga ngo umunyamurenge atahi wabo ntaho nari numva kandi zino umunyamurenge bamaze kuri me baratuze ariko ntago nari numva ahantu bavuga ngo abanyamurenge ngo mutahi wanyu abanyamurenge ngo muze ngo muri za Kinyozi sinzi cyo jambo sinanaryumva akabarundi bazabacurira buri munsi ngo bazatahe iwabo ni ibanga dukoresha kugira ngo nabo twebwe ibanga dukoresha rya mbere twe turasengereka twe turasenga si buri munsi wari mwe n'Imana ngo wewe ugomba kuja ku kazi twe turi abantu bazi Imana kuva na kera rero ico kintu
n'ibyo tuba turimo n'iyi ntambara yose. Zimwe muri challenges wagiye uvuga ni zihe, wambwira zimwe muzo wagiye uhura nazo ukabona zirakubangamiye? Yego, noneho challenge ya mbere nahuye nayo ni ugukorana na mwene wanyu. Ni ugukorana na mwene wanyu uzi ko akwishimiye cyangwa se hari icyo wenda yagufasha, ntihagire icyo agufasha kandi wowe atari ko wamutekerezaga. Urugero naguheza, tuvuge kano kanya mvuye iwacu cyangwa se mvuye mu kindi gihugu ngusanze ino, niwe muvandimwe mfite hano kaza, nubwo navuga ngo sinahitiye iwawe kuko twese abanyamurenge muri rusange tuba tumeze nk'aho tuvukana. Nshobora kugusanga tutanavukana, gusa ubwo nabonye yuko ufite amaraso nk'ayanje, kumva nyine wowe nakwisanzuyeho, nakubwira byinshi cyane, twamenyana cyane, ukanyigisha akazi, musange n'ikibazo mwese mwamutambara. Yes, noneho nico ngerageza kukubwira. Noneho nkavuga ati uyu niwe muvandimwe wanje, reka nigisha akazi. Ariko muri byose ushobora kukanigisha ariko udashaka yuko tukomezanya nawe, kuko je narabibonye abanyakenya nakoranye nabo, n'abanyamurenge nakoranye nabo, aho ngaho bise nibuka noneho story. Iyo story yarambabaje mana yaje, si story yabaye ku bandi, yambayeho. Noneho imeze gute? Nikiyo ngiyo nyine nari nkubwiye, ugasanga nyine mwene wanyu wamuhaye icyizere, wamwizeye buri ikintu cyose, mbese kuramwereka yuko niwe ugomba kugufasha. Mbese yes, ni nko kuvuga ngo kwa kundi uvuga ngo mana ndayamanitse niwe ukora ahangaha, nawe ukamuvuga ati wa musore we, naje ubwo uri mwene wacu nguhaye amagara yanje, mugani w'abanyankore nimba zavuga ngo amagara. None ukamuvuga ati nkeneye ko nigisha akazi kandi tuzakorane, kandi uzanigisha byinshi, nzakwigiraho byinshi cyane. Akabikora, ariko akabikora atabishaka. Akabikora atabishaka, cyangwa abikora bishaka ariko yabona ufite umutima w'ubwenge no kumenya cyane, akabona uko wamurusha. Aho urumvaga aho ngakeri yabonye yuko ufite bidi, umenyaga abantu bavuyira hakurya, twe tuba tuzanaga ntabutesiga twe tuba dufite. Nubwo gaba hano bazavuga ngo hano muri Kenya ngiyo wakoze cyane, ngo umuntu wo mu Rwanda mutashobora gukora. Siko bose bameze. Hari umuntu uri mu Rwanda kano kanyo uhavuga ati icangeza muri Kenya ngakora. None yageze hano abafite bidi y'akazi, urabuzumva. None iyo kugezeho ngo umwigishe kwa kundi nakubwiye, iwe arishima cyane, agakora cyane, none akakurusha, kandi ari we yasanze hano. We bikakubabaza kandi urimo kubona yuko ari mu gutera imbere yawe, kandi wowe waramutanze hano. Ibyo bintu zakubayeho? Bibaho kuko nyine njewe naje hano kera, sinavuga ngo naje vuba, ariko hari abantu nk'abo ngabo twagiye duhura nabo mu kazi mutuzi. Yego, ugasanga nyine ni mwene wanyu murakorana. Ndebye aho ngaho inyuma hari umuhungu twakoranaga, sanga nyine agira iduka ryiwe. Icyo gihe umunyamurenge yakoraga ibintu nyine bijanye na za beauty. None naje nshaka kuzabyiga ko numvaga nyine nabikora kuko ntatuntuze tubino cyane. Yego, none ndagenda aranyigisha, ndakora, turakorana. None uwo muhungu ibyo nashatse kubwira nkeneye kubyumva neza. Umuhungu akazaza ambwira none turakora nyine kwa ko nyine naje mbashaka urabizi yuko igera hano muri kino gihugu, wowe ntiwita ngo kumuvukano wawe ureba ahubwo ifaranga. Nje nari mfite bidi faranga, nari mfite bidi ifaranga bitabaho. Turakorana umwaka wa mbere akazanigisha buhoro ndaruha nyine ndabimenya, ngo mbimenye. Ariko byageraga hamwe nkavuga ati wanigishije, hari yanyigishaga bimwe ibindi akabyihorera kuko ntabwo yashakaga yuko nkora cyane ngo murushe.
urumva nyine ako kantu kera wakwigishaga uri mu kazi kiyo. Yego. Noneho ndiga ndabimenya. Ngo mbimenye none akazamubaza ati se man wowe wafatishije gute ahantu ikigo uko umaze kukirambamo cyane ukaba ufite ubwenge bwinshi ni gute wowe wabigenje kugira ngo ugere hano hantu kazanshaka nyine kwa kundi nyine ushobora kubaza n'inshuti nawe uzamuka nanje nzamuke ndebe wenda niba hari aho nanyura kuranumva arambwira ati ahantu ntaho ndagira ni kwereka yuko ntaho ndagira iri no duka dukorera no je nawe ntabwo ari iryanje yego kandi uruzwa ni ry'umunyakenya urumva niko yambwiye iri no duka ni ry'umunyakenya ndamubwira ati oh ni byiza cyane ndimo kumwumva ndatuza ndavuga ati icyanzanye ndakizi kuranumva icyanzanye ndakizi reka nkore na bidi ahasigaye Imana nayo izakora ahayo cyane ndakora buriya nje natangiye gukora kera bro natangiye gukora kera kabisa abanzi bo baranzi yego nubwo twese tuba turi kuri level imwe ntakintu turagira ariko natangiye kera gukora siko noneho umuhungu abarambwiye ngo iduka ni sigiwe ngo ni ryo munyagihugu ako mwabantu mwe mwazaza muvugisha ukuri ziki ico kintu uza nshibuka ngatangara iduka ni ryiwe abarambwiye ngo no dusubiye inyuma gatoya nakubwiye ngo ushobora gukorana na mwene wanyu wowe ugira ngo niwe muntu wa hafi ariko atari wowe wa hafi ariko wowe n'amaso yawe ukabona yuko ari wowe wa hafi kuri wowe yagira icyo yakumarira mbese cyane urabyumva no ndavukumbwira gutyo ndavuga ati nta kibazo reka mbyitondere ko tukiri kumwe se hari ikibazo kandi cyari kibazo gusa turagumana umwaka wa mbere wa kabiri uwa gatatu nguje kurangira umuhungu abarambwiye ati nari mbonye ngo ushaka ahandi hantu uje ubwo se wari unaniwe n'akazi cyangwa sinari naniwe niwe wenyine wabitekereje arambwira ushaka ahandi hantu uje kuko ndabona tutakomeza gukorana nawe kandi amafaranga wowe urimo kumbwira wenda wasaba ku mushahara kuko nari maze kumenya akazi ntayo nubona wowe ushaka ahandi hantu uje wiyaranje nyine nk'umugabo ndavuga ati nta kibazo aho kugira ngo kandi ubwo nkaba ndabizi yuko iduka ari ryiwe kuranumva ariko twakora akambwira yuko bosi azaza kuturamutsa azaza kuduheza izo za courage nige twakoze naho amafaranga menshi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko kuva yambwira ico kintu sinigeze mbona bosi n'umunsi rumwe aseruka kuri ako kazi kuva iyo myaka yose mwakoranye nawe sinigeze mubona bosi taho namubonye kugeza no wine sindamubona kandi mwarakorana ariko ndapfa kumbwira iryo jambo ngo shaka honje ndavuga ati nta kibazo reka ngene nshake ahandi hantu nakora twamaze si ni boss wavuze ngene oya ibaze ngo sinamubajije n'ibyo bintu nama mfata inzira ndarongora nja gushaka akazi mu Banyakenya kuranumva ndagenda none cyanejeje muri ibyo byose nuko aho ngana navuye nje ahandi urumva yo twahavuye tutameranye neza nyine ameze nkaho n'ubundi ameze nkaho yabishizemo imbaraga kugira ngo mpave urumva mu yandi magambo ni nkaho yanyirukanye uranumva ndagenda nja gushaka akazi mu Banyakenya uwo munsi narashyize gutya mama wakamba bampa neza akazi nasanzwe ngagwa nkora ngakomerezaho none wa muhungu abarabimenye arampamagara arambwira ate se
bimeze biti yo ngiyo ariko kwa kondi kuburyarya nyine subizi se bene wacu ndavuga ati ni fresh naratangiye kandi akazi kameze neza kabisa kandi rero gitangaje unyine ko baranishura neza batseka mucumite wacu apfe kumva ngo ndimo kwishurwa neza ameze neza aho ngaho telefone buri munsi yarampamagaraga kandi naravuye iriya ameze nk'atanshaka kandi ntakintu numumarira ndavuga ati sawa naje kuko nyine ndabizi burya uzareke umuntu umumenye imbere yuko iwe akumenya cyangwa se wigira igipfu wowe mumenye agira ngo uri aho ngaho just niko nari nabigenje turagumana ahita azana ubundi muhungu mu mwanya wanje neza none gitangaje kazaje no kumuramutsa kaje no kumusura noneho iminsi irikaraga uzi kwikaraga cyari cyo gutya iragenda bigera muri uno mwaka wa 2024 umwaka ushize suyi washize noneho ahantu twakoreraga aho ngaho uwo muhungu yitaga ngo naho abanyakenya kandi ari wiwe baba baravuze ngo tubahaye notice ahantu muzahave kuranumva noneho ngo bamare kuvuga gutyo wacu nije yahamagaye wa mbere kuranumva neza ndakumva ampamagare ndamwitaba no akampamagara ambwira yuko ngo aho hantu ngo bababwiye yuko babahaye notice bagiye kuhava kandi tibazongera kuhagaruka ukundi rero igihari ni either agende kuko iduka ntiyorigurisha cyangwa se agurisha izo bikoresho birimo je ndaza ngura izo bikoresho yakoreshaga niwe nishuye noneho mwishura nkazanibuka ukuntu yambwiraga ngo iduka ni ry'umunyakenya biki n'ibiki ngura ibikoresho ndangije kubigura ndagenda nshaka ahandi hantu mbishiramo iwe hari ishuguri yagize nyine arazinduka aza kuza nyuma agaruka yambaye no mahuzu gusa kuri no mahuzu yari yambaye nta kintu yari afite abe na kimwe ko ndavuga ino story buri abantu bayifata ukundi kuntu ariko umunyabwenge yayumva kuko imaking sense kuko yatumye mba funguka cyane kandi namenye byinshi cyane tarinzi noneho ngagaruke nijo mwakiriye ndavuga ati ni karibu Nairobi ariko ntagura umusangwa nako ntagura umushitsi umusangwa rero igihari tabizi ntakazo ufite je tuzi ko naragiye muri iryo duka rindi bitamuhamagara araza turakorana urumva yari boss wanje buri service yose nakoraga yanishuraga 40% akinkoresha ariko ari boss wanje badarika kabyihakana kavuga yuko atari boss wanje ariko ibyo zose ndabyirengagiza ndavuga ati nubwo yabigizemo uruhare kugira ngo ndeka akazi ngenda mu banyakenya kandi ntabwo nifuzaga gukorana n'abanyakenya kuko ntiwe nifuzaga gukorana nawe banumvise ariko iwe abigiramo uruhare rukomeye gutyo je ndagenda ndagaruka ngura ibintu byiwe ibyo bintu nyine akoreshaga mu iduka kandi nabiguze atari ukuvuga ngo sinaniwe kugura ibindi nari kugura ibindi bishasha ariko nabikoze gutyo kugira ngo mwereke yuko abantu bose atari kimwe kuko iwe yarazi ko njewe twashwanye nagaruka nagura ibikoresho nagira gute mbese nta kintu na kimwe namumenyesha about me ranumva none ngagaruke asanga ndi muri iryo duka ngwaze muheza akazi
urongera kandi uba boss we yego aho muheza akazi nkamuhe anyereka yuko yabyakiriye nyine tu yiyakiriye nta bushobozi bwari buhari bufatika cyane noneho ngaho uwo munsi naratangaye ukuntu nari ndimo kwibona nk'aho ndi boss wiwe ndi boss wawe zagenze gute wewe wanirukanye mu kazi wewe wambwiraga nk'iduka ngo si iryawe kandi ari iryawe wewe wanyereka nkaho njewe ntacu maze mu buzima bwawe ako bikarangira uhambwira ngo ukeneye akazi takamuha yes narakamuhaye z'ukuri arakora akagakora afite isoni agakora afite isoni akazanereka yuko turi kumwe nawe ariko tutari kumwe nawe noneho bukeye bwaho abarambwiye twakoranye nk'amezi nk'ane gutyo ariko ayo mezi ane twakoranye ntabwo yagizemo amahoro ku giti ciwe waramubangamiye birenze uko jewe yabonaga nkaho namubangamiye kuko yabonaga nkaho bitabaho ngo nje mukoreshe gute iryo ni isomo rikomeye by the way nararyize kuko yazafata igikoresho kibuka ko cyari ikintu yabifata yasanzemo ibindi naraguze nyine bishasha ariko yabifata akavuga ati kweri uyu muhungu sinzi ubwenge sinzi twarakoranye ariko n'ubwenge ntabwo yaragira ariko akagira ngo wenda ntabwo naringira hako narimbugira nyine ubwenge se bw'umuntu buza gusaza tibuza gusaza ubwenge urabugumana paka ushaje urazumva ntarabuhuranye ubwenge bwanje ariko muri izo zose ikintu nizemo ntabwo uzumenya ejo hawe urano tiwo hamenya ejo hawe habe n'ubu nyine kubajije tese ejo uzi ko waplaniza ejo ugasanga atari ko zimeze ico nige ejo gusa honyine bibaho atari bizandoza ngo ejo hawe ugasanga ari imyaka wenda izaza ejo honyine ejo buca mu gitondo urano ugasanga atari ko bimeze rero abantu muzaje muba Rio bazakora neza mukora neza mube Rio musabane n'abandi neza ikora neza bigendera musabane n'abandi neza buriya nico kintu kiba gikenewe gusa muri no societe tuba turimo ariko byarangiye uwo muhungu agiye kubera yuko yabonye yuko y'amaso atinya amaso gusa yaragukoresheje akwirukwana nawe umukoresha uramwirukwana nje mukoresheje wenyine yaragiye ariko iwe kinkoresha yaranirukanye ariko ngo je musingire mukoresha iwe ari yirukana izo ni ibintu bibiri bitandukanye kurumva King Power niko bimeze rero abantu bose muzaje mukora neza no mugenzi wanje w'umunyamurenge uzi ko navuga ino story ukamubwira none ngo wenda yari umunyakenya no story nje nakubwiye ngo umunyakenya nje kano kanya andutira umunyamurenge yes umunyakenya muzashara andutira umunyamurenge umunyamurenge ni umuvukano gusa uvuze umunyamurenge kuri njewe numva ko ari umuvukano gusa abari he abari muri Kongo aho nabo n'abanyamurenge aho nje mvuze umunyamurenge muzashara mukoranye uzashara umunyamurenge mu minembwe sina nabigerageza ariko twabikoranye nabwo nakwiga ibindi bintu oya bafite tazi uwo no mwahuye wenda simbizi kandi turamuhora kandi n'umurara wiwe by the way twakaga tumentioninga bari abantu bazaba bagito ariko ntabwo ari ngombwa yuko tubumurara gusa turamuhonyeje nimba kurikirana hino kiganiro turagusabye ngo bene wanyu ubundi abanyamurenge tugira ubumwe nunagerageje kubuca tibiza bimuhira ntabwo bizo ngibyo byabaho ibyo aracyakora se ku kazi cyangwa yarakaretse ku kazi yarakaretse
yahise agenda muri protector. Kurumva kuntu bitandukanye yibaza akazi nakubonye namuvuga si ngombwa kumuvuga. Yagiye muri protector. Protector sasa abantu benshi bazikora cyane, none yibaze kureka ako kazi kandi karenze ariko kamuhembaga amafaranga meza kubera gusa yuko yabonye yuko nje yarinje boss wiwe. Akamuvuga ati nishake niyahure nje muri nje yes urumva nk'icyo kintu ariko njewe sinamugaye ukundi. Uwo niwe wenda yara sinzi kuntu wenda we yari yarabifashe kuko sinigeze mubangamira habe nawe arabize ko ntigeze mubangamira na gato. Nje nzi kubana n'abantu. Yes, kuvuga ngo wagerageje wakoze imyaka myinshi cyane. Naragerageje aho wumva ko ugomba kwifungura business yawe. Yego kabisa narayifunguye ndakora menya challenge nk'izo yanyuragamo. Hako nareba nk'ikintu yanzizaga kabona ndagihari kuko hariyaga nahise menya neza, nahise nje mu mwanya wiwe neza. Kuko nawe yarabayeho njewe ndi anda yiwe. Ndo umukozi wiwe nono nje ngombe boss wiwe nanje nahise mera gwagwego yari yaragezeho narugezeho. Nukuvuga ngo yagotoje kibi nawe urakigendera nanje yego. Ariko muri ibyo byose nje cyo nabwira abantu muzamubariyo twese turi abantu bazima azirongazi gusa wowe none ikindi turi impunzi yeme uko impunzi yawe urubwenge impunzi wabura guta ubwenge kandi waravuye uri uno ukagira mugenzi wawe shari kwe byo ntago bihaba ku buryo urabizi nyine muri tuno tuzi nyine dukora usanga tuba dufite azirongazi uzi ko akazi kawe gakora neza ufite amahirwe yo gusucceeding umuntu yaguhamagara akaguheza amafaranga kandi utaranakora ubyibura akakugura akagira gute hizo opportunity zose wazibona. Ariko muri izo opportunity zose kandi ntabeshe nje zangezeho kandi ari we wanigishije akazi tanda rimwe yari yabona n'umuntu numwe bavuga ngo vayo tugutware hano hantu udukorera akazi twumvikane muri buno buryo. Urano bwana Mavi yego nimba atari ibanga amafaranga wayakuye kugira ngo ubashe kumugurira iryo duka wasevinze cyangwa se byakimuzinze niba atari ibanga. Okay, aho ngaho kugira ngo n'abandi bafite iyo myumvire yani bumva ko bashobora gufungura iyo business yayo yose ariko bakagira ubwoba uwaheze umuco bukeye. Noneho ikiba gihari umuntu yizera akazi kiwe. Nje muri rusange nizera akazi kanje kandi ndakubaha. Iyo ubonye wizera akazi kawe ukanakubaha nukuri iyo niyo kiyonyine gusa yatuma ugera ku bintu zose ushaka. Ntabwo ngomba gufungura ko uzukora cyangwa se nakanda ikindi kintu wowe utaruzi. Abantu hano bazadukurikira si ngombwa yo gufungura n'ibyashara byawe kugira ngo ubone amafaranga mukire. Abantu hano bazabizi sinzi ariko nje nza mbona iyo opinion itamaking sense kuko kuvuga ngo byashara nabyo nyine biba bitandukanye. Ariko njewe kuri njewe shora kubifungura kuko byose nabigerageje ngakorera umunyakenya ariko muri byose nje nza ndeba inyungu yanje nayibona hano hantu naba nikorera naba nkorera umunyakenya urumva nayibona se urumva. Ico nico kintu cyambere umuntu agomba kuba afite ku muntu w'ibyashara. Nayo byo kuvuga gusa ngo hariya ni wanje ni byiza yesi biguheza gafiye mu bandi biguheza urumva. Ariko wowe ubwawe winjiza iki mu mfuko wawe si wiyizi wowe ubwawe cyane urumva uba wiyizi. Rero nje kugira ngo faking life simbikunda gufaking life urumva. Rero ikintu nashishikariza abandi bagira umwete wo gukunda akazi
kandi bazaba bakundana bagenzi babo kurumva bakunda akazi bakunde na bagenzi babo bashigikirane kuko ntawe tuzanye muri kino gihugu yeme twaje hano ntarwara abanyagihugu babigizemo ntarwo habe tari umunyagihugu bino bazavuga ngo wanatujari yuko bazi ko tubakorera neza gusa akazi kurari ikindi nyuma y'akazi bazakwita impunzi nyuma yaho ngaho hako none umuntu yibutana no tukono n'umunyakenya cyangwa boss wiwe mu kazi iyo bayumva ameze neza by the way ubuzi yo nkuru mfitanibuka nkuru harano nakoreye mu mwaka runaka ndavuze uvuga ngo umuhungu afata igisokozo yafashe amavuta y'umukobwa mwene wacu arayafata arayisiga umukobwa amaze kubera iki winjira mu kabati kanje tagwaye rusa ariko agahayo kacu tugendera tuzurifata ko impunzi yego wa umuhungu yahise afata urushi aramukubita uvuga ngo umukobwa nawe yarahagurutse aramufima aramwishu intambara yamiba tuzaga gukiza tumaze gukiza wa muhungu agatubwira ati se muza mumenye ko muri impunzi hasi iwanjye uzi icyo twamubwiye twaramubwiye ngo aka kazi urambona ukabona isura yanje ukabona imyambarire yanje ukabona isa n'impunzi kurusha wowe niko ujya ko kwihagarara gusa ariko nyine bayatubwiye kuriga uzutaha ukabitekerezaho apana gutaha habe naho ubwawe aho ngaho uba wabitekerejeho ico kintu utago kigira ngo uragitekerezaho wageze muhira kukubwira ngo uri impunzi no urinze ko babikubwirira iwanyu se watashe se aha niho bagomba kubikubwirira ahangaha uri no mu kazi akababwira ati wowe naje byambayeho man so bintu bibaho man ugasanga nyine cagihe tuvuge wakeje mu kazi cyangwa se ugasanga urugero rwiza umukira yashizeho hariya ka kamera udukamera tw'ubungubu dusigaye turi kodinga n'amajwi noneho ukaza ariko nyine tuba tuzizi urinjira wenda ukayibona tukipinga nyine tukavuga ati nta kibazo kuko nzi ko nta kintu kibi namuvuzeho je ndavuga gusa umunsi umwe noneho je ninjiye mu kazi kanitangiye urugero kuko ku kantu kambayeho noneho ngo nshike mu kazi mbwira umukozi sizo ukuntu umukire nyine yari yanditse ko niwe uzavuga ngo turi kuri groupe nyine y'akazi iki n'ibiki noneho nje ndabibona ngo mbibone ndaceceka ariko numva ibintu ambwiye ubibona kerageze ku kazi nabibonye nijoro kuko yari yanditse nijoro natashe ngo mbibone sinabwiye n'umuntu rumwe bose sinamusubije n'umukozi sinamubwiye ngo mwandikire wenda ku ruhande wapi aracicitse ninjira mu kazi ngo mpagire mu gitondo bita ndeba gutya kamera ndeba n'umukozi dukorana ndeba n'ahantu nkorera noneho numva bosi arimo kuvuga ngo ikintu cyatumye nyine naje mvuga kandi nabonye kamera ndavuga ati iyi kamera ifite ijwi ariko kubera kino kintu c'uburezi arimo kuvuga ngomba kuvuga rino jwi ryanje aryumve kuko yashizemo ino kamera kugira ngo izo zifata amajwi uvuga mwijwi yumva navuze ururimi yumva yego kugira ngo abyumve neza kuko nta kintu wenda kibi cyari kirimo ubwira nde naravuze mbwira umukozi ariko urumva umukire aba ari active anytime nyine arabibona cyo gihe nyine ndinjira sinarize ko bizanazana ikibazo narinjiye mbwira umukozi dukorana ndamubwira ngo ese wabonye uburyo uriya mukire wawe yaza tubwira arangije aravuga ati se yavuze gute cyese ndanareba ndamubwira ati ngareba kuri iyo group urebe
akantu yari yanditse kari kavuga ngo gute, kari kavuga ngo aha ndakibutse, kari kavuga ngo niba uzamwinjira mu kazi muzamwandika amasaha mwagere ngo muzamwandika nimutaha mu mugoroba mwandike kurumva ariko nugira off yingiye umunsi umwe uzoza uyigira atari bya bintu zo kuvuga ngo waramenyereye ngo ni kwa mbere uzoza uyigira cya gihe habaye emergency none ndavuga ati se ibi ni ibiki wabibonye umukozi abarambwiye ati sindabibona tabwareba aravyirebera wenyine ukugumukire karagira gute karanumva kuri CCTV kandi karakubona kandi karanambona ndabangije ganjewe sinagira ngira ngo ntani ikibazo biri bugire gute biri gutere kuko nta kazi nigeze ninjiramo bakaza bambwira ngo uzaninjira mu gitondo ngo nandike ninja gutaha kandi nsubire ngire gute nandike mbona nkaho ari amananiza ari uko yabonye nje wenda ndi umukongo kuko abanyakenya impamvu babanga nagasuzuguro kabo kaba karimo iwe ntago wamubwira ngo cyose ngo agikurikize ariko twe tuza tubikurikiza hako wagira ngo none niko nagize gute niko nabifashe ariko nje sinabikoze we nabona agasuzuguro nuvuga ngo umugenzi wawe nawe yabyandika iwe ndamubwira ngo uzoza ubyandika nje sinzo nzandika kandi kabivugana none na kamera gihaye yumva gihaye iri recording so ndangije arabyumva ngabyumve nje nama ngenda neza ahantu nyine nakoreraga nicaraga bahicara nyine araza arahansanga yaje ko mu masaha 8 azana n'umugabo wiwe no aze asanga nyine tu nacangamutse nyine tundi mu kazi meze neza atakibazo kandi sinibuka yuko ya magambo navuze yamukwajije kuranova arambaza rama ukwaje ko kazi niko banyi ndamubwira ati niko poa ti noneho ico gihe ndangije umukiriya nibwo nyine atangiye kumbaza ndamubwira ati niko poa wewe ukwaje ngo mimi si yuko poa boss wao ndamubaza kwa nini nimesikia ukinisengenya kwa numvishe umugamba urimo kungamba nyumva mutameze neza nakugambye sanga unajua nilikuwa na ahita bivuga nyine mu rurimi rw'iwabo tinarindi mu kukubona hari ya kuririya kamera ndamukatiye ntakibazo ariko muri izo zose navuze mbere ya byose nyine nje ngusaba imbabazi hako ntago nabivuze ngo ni wowe narindi mu kubwira je natangaye niko tuvuga ngo tugomba kwinjira off niko tuvuga ngo niba twinjiye mu kazi so twandika buri uko twinjiye buri uko tugize gute utagiye kure cyane buri muntu aba afite itegeko ry'akazi kiwe yego kuko nawe yarabimbwiye arambwiye ngo ahangaha njewe rino tegeko ni iryanje wowe niba warakoreye ahandi hantu ukabona yuko taco bagutwaye ta kibazo aho ngaho naho aha ni wanje urumva nawe ndamubwira ati nta kibazo kabisa madamu nta kibazo none icaza kuriya bro umugore n'umugabo abari bamwe baba bameze gutya uwo mugabo nawe n'amakosa none n'uwo mugore yabaga yakoze nta n'umunsi rumwe yamwereka yuko ari mu makosa ngo twereke yuko umugore we ari mu makosa habe na rimwe ariko twe wakora gusa akantu gatoya akaba yahageze kandi akakwereka ko ashigikiye umugore wiwe no mu mafuti yiwe tukamubwira ati siwe kaza akora kino kintu ko utazomubwira ariko nta kintu na kimwe yatubwiraga yatwerekaga yuko ibintu byose ari sawa ariko abanyakenya
ni beza ufite icyo bashakaho nabo kuko baba bafite icyo bagushakaho cyane nyuma yaho ngayo bamaze kubona icyo ushaka ugahita ushaka ukundi kuntu wiberaho yego kuko abenshi bakorera abanyakenya ntibakomeza kugira gute kubakorera aramukorera nk'imyaka 3 yabona ameze neza agahita arika akazi agahita afungura yiwe cyangwa se agahita akora ubundi mwuga cyangwa aragukoresha yabona utangiye gutera imbere ndavuga nyine tuvuga umukozi muzima utekereza neza akorera umunyakenya akamukorera ariko yagera hamwe akigarura kavuga ati se none nje zamukorera na ryari reka nje nshaka ukundi kuntu nagira gute nabaho kurano yego ariko abanyakenya ico nakubwira bagira agasuzuguro kiyo story y'uwo munyakenya nagasuzuguro gusa kaba kari mu mara takindi lama turagushimiye turagira ngo dusoze ikiganiro cyacu mu ncamake ibyo wagiye uvuga badukurikiranye mwagiye mumutegera imbogamizi yagiye ahura nazo nawe ufite izo wagiye uhura nazo naje giti cyane ufite izo nagiye mpura nazo ni ukuvuga ngo muri izo zose mureke twebwe abanyamurenge cyangwa se abo tuvuga ururimi rumwe twiyunge tuba umuntu umwe dushigikirane mugenzi ahubwo tudutezanya imbere uzarebe hano hari ubwoko bitaho n'abajaru barakundana abajaru uzusanga umuntu gucyaka amazi bose bakamuteza imbere turabashimiye cyane abakurikiranye hanyuma hari icyo bakongera kugira ngo dusoze icyo navuga no gushimira nyine bano bantu badukurikiranye bakoze cyane kandi n'ibindi biracaza ngira ngo kuri no channel biracaza twaguhaye ikaze bakande niyo subscribe by the way wibagiye kubabwira ngo bakande subscribe asigaye komeza dukurikirane nyine tuzatugaruka n'ibindi biganiro bishimishije yego bavandimwe iyo ni story part 1 hazaza indi story yaba ari we yaba ari abandi nawe ufite stories zigiye zitandukanye cyangwa se imbogamizi yogiye guhura nazo uko zimeze iyi ni yiwe kuvuga ngo yatangiye gukorera umuntu akorera mwene wacu ariko akamuhisha ko ari we boss wiwe aza kumenya ko ari we boss wiwe amaze kubimenya umujama amaze gutera imbere amaze gukora akazi neza kugafatisha neza amaze gukura neza abakiriya uwo boss wiwe aramwirukana amaze kumwirukana umujama aragiye ashaka handi kuko yari afite inyota y'akazi ageze mu kazi ni ukuvuga ngo yari amaze gufatisha umujama ahita amenya ko yagiye gushaka akazi ahandi ahita amuhamagara ngo uzi ikindi yakubwiye ngo noneho uriya mujama je naragiye nja gushaka akazi ahandi hantu nuko none arangije arambwira ati ubwo nyine ntashobora nyine kukwishura genda ariko suko yarabinaniwe yarabishoboye ndagenda sonde yagwa mushara cyangwa komisiyo yari komisiyo bro ndagenda ariko birangira nyine ari uko bigenze ndamukoresha no kuvuga ngo yamwirukanye arangije birangira nawe abaye boss wiwe yego amaze kuba boss wiwe no kuvuga ngo umujama yarazaga akareba ibikoresho byose byari ibyiwe so iwacu nabyigaruriye hari ibindi yagiye yongeramo noneho akaza yibuka ukuntu yagendaga amukoresha nabi bituma asezera akazi ahita ava no muri ako kazi yakoraga aja mu kandi cyane kabisa so mureke tugire umutima w'ubumwe nibwo tuzatera imbere biratangaje kuba uri impunzi muri kino gihugu ni byinshi twakagombye gukora nk'urubyiruko ni byinshi pe ariko mu gihe mugenzi wawe yateye imbere uzi umushigikira abanyisirayeli ikintu baturushaga umutima w'urukundo bibaze ko niba mfite ncuruza amavuta hano ku rugero
yavaga Gasarani agatega akaza aje gushaka mwene wabo ahacururiza nimba nkora akazi akariko kose nkora akaza kaguteza imbere ncuruza imyenda urumva curuza iyi myenda akagenda baririza aho mwene wabo acururiza paka muteje imbere paka mugezeho asakwe iki wa mutima wabasogokuza nawe tutogira kubera iki abanyizira bagira urwo rukundo rumeze uki twego tudashobora kurukora cyane shito bavane muri ke dukundane kandi dutezanye imbere nibwo tuzagera kure cyane nibwo zanashurizaho kudukunda ega bazatubona tugira urwo hariho nubwo bagira umutima mubi hariho abagira umutima w'urukundo kweli barabibona hari igihe tugira ibyago wenda abantu bapfuye batabarana rangati z'amazuba imodoka zikuzura wagira ubukwe abantu bagataha habe nawe utatumiye bagataha ubukwe abanyagihugu bose babiri bakakose aba bacu uru ni urukundo gusa ni byiza kandi bisa neza cyane ufite abavandimwe mwakoze cyane kudukurikirana cyane kuri King Power TV 1 muri abantu b'ingenzi nakagaruka nawe utaha